ntacyo nabo baba bakeka ibintu byinshi ariko nta kintu na kimwe ntabwo ari nyinshi ahubwo mu mutwe nibwo ari umutwe mwinshi ukabije ndumva ntashaka kuvuga umutwe uri kukurira mu maso ariko ahari uburange bikabije nse gufunga idirishya se cyangwa nuko ntaho kubasiga nko kuryama hari igihe zikaraba mujana kwa mukecuru wiwe n'igihe abyanga akaguma hano ntekereza ko ntabwo ujya utekereza ikintu wenda waba utwaye cyangwa uri kuza muganga hari wansa nta na kimwe mba ntekereza iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalinga mingi wana manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye turasuje kandi tubahaye ikaze bakunzi ba Manzi na Innocent nikakanya tubageze ibiganiro bigiye bitandukanye uri mu Rwanda ibwo Tamasimbi muri Aziya muri Amerika Australia i Burundi hose nizere ko umeze neza wowe utameze neza bibaho igihe kimwe umuntu amera neza ubundi bikanga ariko hamwe n'Imana ndetse no gusenga ibintu byose bigenda bicamo kandi bikagenda neza wakwibaza ahantu ndi nako nta nubwo wahibaza kuko hari kugaragara turi kwa muganga murabyibuka ubushize twaje gusura Bella ndetse na Ibra kwa muganga tuhageze dusanga nyine Bella ameze nabi ntabasha kweguka ntabasha kuvuga twabasha no kumuganiriza hanyuma ubu ngubu rero twavuganye na Ibra tubwira ko basi wenda arimo kugenda biza nibwo buryo twakoze ngo kuza kumusura ariko hagati aho reka mbanze nshimire n'abakunzi bacu bagiye batwandikira n'abaduhamagaye n'abatanze ubufasha bwabo kugira ngo bugere kuri uno murwayi hari abatanze inkunga y'amasengesho turabashimiye hari abatanze ibitekerezo ukuntu babyumva hari abatanze ubushobozi bwabo kugira ngo uno murwayi abashe kubona ikintu cyo kurya mu gihe yari yorohewe ndetse ubufasha bwose buri wese yatanze turabashimiye cyane muri ab'ingenzi turabakunda cyane turi hano kubera ko muhari kandi ko mudukunda twari turimo kubashimira rero twaje turasanze yorohewemo gakeya murabyibuka ubushize twasanze umwana atabasha konka kubera uburwayi bw'umubyeyi umugabo we nawe nyine ibintu byamucanze ari gukora buri kimwe cyose ku bana byamucanze atazi ukuntu biri bugende kugira ngo umwana abeho yumva tubona nta n'icyizere cyuko Bella yakongera kugira ubuzima ariko ubu ngubu biri kugenda biza Imana iri kugenda igira icyo ikora ni muri ubwo buryo twamusuye Bella umeze ute arimo kuvuga gahoro kandi natwe turi kuvuga gahoro kuko of course turi kwa muganga haba hari n'abandi bantu barwaye rero natwe niyo mpamvu turi kuvuga gahoro uze kwegereza mikoro kugira ngo bize sound ize gusohoka neza naremuze ngo urumva umeze ute ndaho gake ubushize twaje kugusura dusanga wararembye ntabwo ubasha kweguka ntabwo ubasha kuvuga warabimenye ko twagusuye ntabwo wabimenye oya ni ryari uheruka kumva abantu se bagusuye ukabaganiriza ukabamenya cyane abantu barasura hano benshi abantu baraza gusura komana wasanga baza ugasanga uryamye nyine utabasha kuvuga ariko wenda baraza uri kwiyumva ute se ubu ngubu ndi kumva noroheweho gake ukurikije uburwayi ufite se mbere y'uko uza kwa muganga wenda ucyumva mo gakeya harimo akantu wumvaga bimeze gute wumvaga urwaye gute ni umutwe mwinshi no kubabara mu nda n'iyashu nyinshi mu mubiri icyunzwe cyinshi ese uba wumva ubwo burwayi buterwa n'iki ntabwo wenda ntabwo byaba bihuriye nuko ufite isereri se serivisi
iseri yo ntabwo ari nyinshi ahubwo mu mutwe nibwo ari umutwe mwinshi ukabije. Ndumva ntashaka kuvuga. umutwe uri kukurira mu maso ariko ahari Uburange bikabije. nse gufunga idirishya se cyangwa ndireke gutya ntabwo ari umuyaga. Oya nta kibazo. Okay. None se narindi kuvuga mbere yuko uza nyine kwa muganga wiyumvaga gute? Wumvaga nari ntangiye nkubaza ngo cyangwa asanga ari uko kwa muganga bakubaze se? Ntabwo ari iyo mpamvu. None se Ibra ari he? Hari ahantu yabaye agiye. Kakana izi classe ari we gakunda kuzerera. Cyaka ibajyanye. Ntabwo bajyanye. Kwa muganga se bakubwiye wenda yuko nta kintu bavuze wenda urwaye ushize duherukana babuze indwara nta kintu na kimwe n'ubu barambwira. Ni kugira bambwiye ni kunsuzuma umubiri wose bakareba ikibazo naba mfite. Amaserumu se ya buri kanya serumu ze bimeze gute? Mba numva n'ukuboko kuri kunjye. Ese wawe nibagiwe kwanza namufashe umwana ntabwo uri kugira oya mureke nta kibazo yahita abyuka. akaboko se ntabwo uri kwibabaza ya naryamiye serumu reka tuyicishe mureke arahita abyuka. kuri wenda akanya kanini ukatubireke ko nguko. Hanyuma serumu se bimeze gute? Serumu za buri kanya nta n'ubu baracyagutera serumu nyinshi n'inshinge? Ubu ntabwo waramenya wenda ngo urwaye iki cyangwa bimeze gute? ntacyo nabo baba bakeka ibintu byinshi ariko nta kintu na kimwe. Ese uriya mugezi ufashe ku buzima bwanyu wowe na Ibra wenda ushize Ibra we twaraganiriye twaravuganye hari ibyo twaganiriye wenda bijyanye no kuri mu diaspora ariko wenda we nk'umugabo kandi bari bafite ukuntu baziranye wenda ushobora no kutubeshya cyangwa se akatubwira iby'ukuri wowe nk'umugore wa Ibra kandi wowe unareba kure uzi wenda ubuzima bw'umugabo wawe ukuntu ateye n'uwo mu diaspora ubivugaho iki? Simbizi kuko nahise ko njye ntari Imana ntabwo mbizi. Nta makuru ufiteho se? Ntayo mfise. Cyane ko udashaka kubitubwira? Ntayo mfise. N'ubu novuga ngo niwe yankoreye ibintu ntabizi. Ibyo ngwaye n'Imana ibizi. Kirazira gushinja umuntu ibintu utazi aba ari bibi. Okay. Hanyuma se wenda uramutse usanze ibyo watekerezaga wenda urwaye uko kuvuga wenda ngo ni inkovu y'ahantu bakubaze cyangwa se wenda ngo ni igifu ugasanga bitandukanye ahubwo wenda ari indwara yo mu mutima? Oya kuba ari ahantu ho bambaza ntabwo ariho kuko njye nabyariye ahantu heza baranyitayeho bihagije. Ntabwo mu nkovu hajya hakurya? Ni mu nda. Ni mu nda bisanzwe? Wowe iyo utekereje wenda uri gutekereza ko ntabwo ujya utekereza ikintu wenda waba urwaye cyangwa uri kuza muganga hari banza nta na kimwe mba ntekereza. Mugabo wiriwe meze neza murebe kugabanyuka se cyangwa nta kiri guhinduka? Kugabanyuka. Ese ko watinze wowe naguhaye iminota mike tugiye gusoza kwita ku bandi barwayi? Tugiye gusoza n'ubundi kandi turagushimira ko waduhaye n'umwanya wakoze n'ubu tugiye gusoza. Koresha iminota mike dore hari undi murwayi arwariye hirya kandi muri kumusekuruza nibwo akihagera no mu mubyeyi. Ntabwo tuvuga cyane. Kakana karaho hafi? Hanze. Okay. Katugire vuba dusoze kugira ngo tuze guha umwanya n'abandi.
urakoze se none se nashakaga kukubaza wenda kugira ngo tubone uko tugana ku musozi tunagende nashakaga kukubaza nyine ibibazo by'amafaranga y'ubwishyu bwo kwa muganga ibiki imibereho ya hano kwa muganga n'abana byose urabivugaho iki bimeze gute ushize duheruka nyine buri yataye umutwe ameze nabi ari kuvuga ati abana no kurya ni ikibazo ati n'amafaranga yo kwishyura nabyo ni hatari icyo fagitire ntayo baraduha ntayo turamenya arimo kutubwira ngo ku munsi ngo wabari ikintu ajya agura hari igihe zino serumu hari igihe ajya zishyura biraterwa n'icyo bamubwiye uwo munsi yakora ariko fagitire yo ntayo baraduha fagitire yo kuba mu bitaro no kurara ahangaha na bimwe bimwe twagiye dukonsoma ibindi byo ariyaranje ibyo kurya se mugabo mayi mugufashe kamugufashe kuvuga ibyo kurya byo bigenda gute ibyo kurya hari igihe ubona umuntu umwe n'umwe nko mu rugo ho bahora babizana cyangwa ipura akaba ari we ujya kubigura abana se bo bakabaho gute hano ntabwo bateza akavuyo wenda bakaba ikibazo yego none ko ntaho kubasiga nko kuryama hari igihe zikaraba mujana kwa mukecuru wiwe n'igihe abyanga akaguma hano wenda bera turi kugenda tugana ku musozo ndagira ngo nawe ugire ikintu ubwira abakunzi bacu ndetse banyu abantu bagukunda abantu bakunda famiye yawe ugire ikintu babwira se cyangwa ugire icyo basaba sinzi ugire ikintu uvuga njyewe icyo nababwira ni uko bonsengera cyane kuko mba numva afite ubwoba ntavuga ati nshobora no gupfa kubera uburyo hari igihe mbabara nkumva birakabije cyane nkumva umenga sindi muri ino si gusa icya mbere no gusenga ndasenga ibindi byose Imana izobicisha mu nzira nicyo nababwira bakamfasha gusenga kuko kino gihe ukubwira abantu ubufasha biba bigoye wenda umuntu azumva bivuye ku mutima fagitire kuko nta n'umwe uyizi umuntu azumva bimuvuye ku mutima yadufasha abarundi bagenzi bawe se cyangwa se n'abantu bagukunda wenda bashobora kubona bakoze ku mutima nyine bagira ikintu bakora nyine bagikora wenda twebwe nka Manzi na Innocente wenda turakora ibyo dushoboye ntabwo byose wenda twakwizeza ngo turabishoboye ariko icyo twaba dushoboye wenda turagikora n'abandi nabo bazakomereza icyo bazaba bafite bazagikora reka introduction dukunda gukora dukunda kuvuga ngo mu buzima uyu munsi bigenda neza ejo bikanga uyu munsi uburwaye ejo ugakira uyu munsi ubukennye ejo ukakira uyu munsi wenda uba utishimye ejo ukishima nyine niko ibihe bigenda bihora bihinduka bihora bihinduranya reka tukubwire ngo komera ihangane uraza kumera neza vuba no kuba umeze ukunku ntabwo twabitekerezaga twumvaga nyine kimeze kwa kundi ariko hari igihe mba meze neza n'igihe biba bikomeye komera wihangane rwose uzamera neza reka dushimire abakunzi bacu bagenda badahwema kuduhereza komenti ziri negative n'iziri positive zose turazibona kandi turabashimira ntabwo batubwira nabi cyangwa se ngo dutuke utaturebye utadukurikiye byose nyine turabibona kandi mwese turabashimira umuntu ufite umutima wo kugira icyo yakora kuri uno muryango yagikora kugira ngo Bella abone ubuvuzi abone ukuntu ava muri bino bitaro murabona n'ikibazo n'abana n'iki ariko hamwe n'Imana agomba gukomera kandi akizera ko ibintu byose bizagenda neza
abakunzi bacu rero namwe turabashimiye mukomeze mubane natwe mukore subscribe mudukurikirana ciao ciao